Muraho neza, muraho, Yesu ashimwe cyane. Ni Betty MTV niko izina ubu ngubu ryitwa, ariko wenda hari n'igihe bizageza nkarihindura kuko bajya bahindura amazina. Uyu munsi rero ni ku cyumweru, ndi kumwe n'abana banjye ndetse na papa wabo, nuko papa wabo adakunda kamera, ariko ni umwanya tugiye gukora amateraniro mu rugo iwanjye. Reka umuhungu mukuru abasoze mu izina rya Yesu. Mwiriwe neza. Reka na Buheta nawe abasoze mu izina rya Yesu. Muraho neza. Reka na Isimbi umukobwa mwiza nawe abasuhuze. Koze Betty. Yego, urakoze Betty, amena. Haleluya, haleluya. Rero aya ni amateraniro yo mu rugo tugiye gukora. Ni ukuri nkunda Yesu, kandi ntekereza ko atari njye njyenyine mukunda, n'abana banjye bamukunda. Rwaka, ukunda Yesu? Yego. Muri ukunda Yesu? Isimbi, wowe ukunda Yesu? Aramukunda cyane. Reka rero dutangire mu izina rya Yesu Kristo, dutangiza isengesho. Ninde udusengera? Iburika. Ntabwo ari jyewe. Isi isenga, isi isenga. Sinzira usenga. Twasinzire tujye gusenga. Vuga cyane, vuga cyane, vuga cyane. Aha, reka njye nsengerero. Ngaho dufunga amaso rero, dufunga amaso, abadukurikiranye babone uko dusenga, babyumve, ntihagire umuntu uza kureba, mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, Yesu Kristo, we wari mu ijuru ukemera kwigira umuntu ukaza mu isi ukabana natwe, ukatwigisha kugera ikirenge mu cyawe, ukatwigisha uko tuzitwara umunsi tuzaba turi hano mu isi, ndetse igihe kikagera ukemera kumena amaraso kugira ngo ibitambo n'amaturo n'ibyaturegaga byose biveho, ahubwo tubashe kugera ahera cyane. Ndagushimye rero, ndaguhimbaje. Turi hano n'umuryango wose, turi hano n'abana n'umutware, tugiye kwiga ijambo ryawe, tugiye kukuvuga kuri Imana, tugiye kubwira isi yose ko twakumenye. Umanuke ubane natwe rero, utugirire neza, utwigaragarize, wiheshe icyubahiro, uduhe ijambo, umpera abana banjye ijambo, uhe Muringa ijambo, uhe Rwaka ijambo, uhe Isimbi ijambo, bakumenye, bamenye Yesu Kristo uwo ari we, ko ari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%, ko ari Imana yaremye ijuru n'isi, yemeye kwigira umuntu ikaza mu isi ikabana natwe. Yesu, bakumenye, barusheho kukumenya. Twavuga byinshi rero, bane natwe uyu munsi, byose ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Haleluya. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Rero uyu munsi tugiye kwiga. Isimbi rero nagusakuza, tugiye kwiga, kandi hariya abantu baragukurikiye, barimo barakureba, rero wo gusakuza. Uyu munsi tugiye kwiga. Reka mbanze mbabwire, Bibiliya ni igitabo cyahumetswe n'Imana. Ntabwo ari Imana y'ubwayo yakivanye hariya mu ijuru aho twumva ngo iba, ngo ikijugunye hano mu isi. Ahubwo Imana kuko yaturemye, ifite abantu yatoranyije b'abahanuzi n'abigishwa, ibacishamo iki gitabo, baracyandika. Ni ibyahumetswe n'Imana. Ngo Bibiliya ni iki? Ni ibyahumetswe n'Imana. Iyi Bibiliya rero kera nabwo bayigenderagaho, abantu ba kera bayigenderagaho. Iyi Bibiliya ifite ibitabo, ifite amasezerano abiri. Hari isezerano rya kera, ni ukuvuga ngo kera hari ibintu bakoraga kugira ngo bababarirwe ibyaha, sibyo? Hakaba n'isezerano rishya. Isezerano rishya rero ni igihe Yesu Kristo yaje ku isi. Yesu Kristo yamara kuza ku isi akamena amaraso, akatubwira ko tuzajya tumwizera, ndetse ugakunda mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Isezerano rya kera rero ririmo ibitabo bingahe?
harimo itangiriro, igitabo cy'itangiriro, hakazamo igitabo cyo kuva, oya wo gusakuza, hakazamo igitabo cyo kuva, hakazamo Abalewi, hakazamo kubara, hakazamo gutegeka kwa kabiri, hakazamo Yosuwa, hakazamo abacamanza, hakazamo Rusi, harimo Samweli wa mbere, Samweli wa kabiri, abami ba mbere, abami ba kabiri, ingoma za mbere, ingoma za kabiri, hakabamo igitabo cy'umuntu bita Ezira. Ese hari umusaza hano mu Rwanda witwa Ezira? Ezira muramuzi? Ezira Mpyisi. Yarapfuye, yaritahiye, yasanze Yesu kubera yuko yakundaga Yesu. Hakazamo Nehemiya, hakazamo Esiteri. Izina Esiteri rivuga iki? Hakazamo Esiteri. Uyu ni wa mukobwa wanjye nyine aba aderanje, ariko turimo turiga. Hakazamo Yobu, hakazamo Zaburi. Zaburi ni igitabo cyiza kirimo ukuntu tugomba guhimbaza umwami Yesu. Hakazamo imigani, hakazamo umubwiriza, indirimbo, Yesaya, Yeremiya, amaganya ya Yeremiya, Ezekiyeli, Daniyeli, Hoseya, Yoweli, Amosi, Abudiya, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefaniya, Hagayi, Zakariya na Maraki. Ibi ni ibitabo. Yoweli, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki. None aba bantu rero ni abahanuzi. Ubundi iyo wakoreye Imana neza, ugakorera Imana ku buryo bw'intangarugero, iragusanga nijoro ugize gute? Usinziriye, sibyo? Yamara kugusanga nijoro usinziriye, ikagira gute? Ikakuvugiramo. Rero igitabo cy'isezerano rya kera, Imana yagiye ivugana n'abahanuzi. Abo bahanuzi ivugishije, Imana ikagenda igira gute? Ibyandika. Ikagenda Imana igira gute? Ibyandika. Reka noneho tubwire abakunzi ba BTM TV ko turangije kuvuga ku isezerano rya kera. Iri sezerano rya kera tugomba kwigamo iki cyane? Abahanuzi bose ba kera bahanuraga ukuntu Mesiya azaza. Ngo bahanuraga iki? Ukuntu Yesu Kristu azagira gute? Azaza. Abahanuzi ba kera bose bahanuraga ukuntu Mesiya azaza. Abo bahanuzi ba kera bose bahanuraga ukuntu Mesiya azaza. Yewe habe no mu migani, nasomye no muri Yesaya, mbona ukuntu Yesaya yanditse ko Yesu azaza, sibyo? Bose bagendaga bavuga ngo Mesiya azaza, Mesiya azaza, Mesiya azaza, kugeza igihe Mesiya yaziye. Kuko Imana yavuganye n'umuntu bitaga Mose. Mose bavuganiye he? Mose bavuganiye he? Muri Rusengero. Si mu gihuru cyaka umuriro? Ntabwo ibyo bintu iyo ndirimbo nimwayize ku rusengero? Mose we genda ndagutumye, ntimwayize? Nimuyiririmbe twumve. Mwarayibagiwe? Sawa rero bakunzi ba BTM TV, turakomeje. Iyi ni parti ya mbere. Mama,